Schamgar TV. Hello guys, ushaka kumenya byinshi kuyobokamana n'ukuntu wakorera Imana ukiri muto, nta kindi wakora usibye gusura urubuga rwa Schamgar TV kuri YouTube, ugakora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibibwiriza binyuraho bitagucika. Kanda subscribe. Schamgar TV. Shalom. Imana ibahe umugisha. Twongeye kubakira kuri Schamgar TV, urubuga rwanyu ukunda kandi mukurikira muri benshi. Imana ibahe umugisha. Nkuko mubimenyereye, Schamgar TV tuza kuganira, kubagezaho insanganyamatsiko zitandukanye, dushaka n'ubundi kwihugura ndetse no kubahesha umugisha. Uyu munsi nanone twagarutse kandi nizeye yuko muri buze guhabwa umugisha. Uyu munsi ni cadre idasanzwe, ni setup mutamenyereye. Uyu munsi n'abasore gusa, ni bashiki bacu gusa turi buze kuganira nabo. Namwe mushobora kuganira nabo mukoresheje comments. Ikibazo wenda ndibuze kwibagirwa kubabaza, mwebwe mwacyongeraho mukunganira kugira ngo n'ubundi dukomeze guhabwa umugisha. So uyu munsi n'abasore gusa, ni bashiki bacu muri Kristo gusa, tugiye kuganira nabo tubabaze se bimeze bite. Umuhanuzi twizera aratubwira ngo abasere nibo shusho y'itorero. So uyu munsi noneho tugiye kureba uko iyo shusho imeze, batubwire uko bimeze ndetse na challenges zitandukanye bagenda bahura nazo mu buzima bwa buri munsi. Tubibutsa gukora subscribe, gusharinga ibyo dukora, nimba mubona ari byiza mubitubwire, mutwandikire, nimero muraza kuyibona. Turashaka kuganira namwe, mutubwire uko mujya mutubona ibyo dukora, ndetse nimba hari n'inama n'inyunganizi nayo dushobora kuyakira kandi zatugwa neza. So tudatinze, ngewe nko mubizi ni mwene so Levi kumbi, reka duhere ibumoso bwanjye, baraza kuba barimo kwipresenta ndetse n'iburyo bwanjye, maze tujye mu kiganiro. Turahera ibumoso bwanjye. Imana ibahe umugisha, muratukibwira. Amen. Nitwa Sœur Fabiola Kabera. Okay. Sœur Fabiola Kabera. Imana ibahe umugisha. Njyewe ni Sœur Uwera Bethesda. Okay. Uwera Bethesda. Hano buryo? Sœur Olive Iradukunda. Okay. Imana ibahe umugisha. Nanjye nitwa Sœur Anne Ingabire. Sœur Anne ukorera kuri Schamgar TV, munsi yaje nk'umutumirwa. Imana ibahe umugisha. Namwe mwese Imana ibahe umugisha. Mikoro zanyu rwose mwihangane mujye muzegeza ku munwa kugira ngo tuganire neza kandi bize kumvikana. So twatangiye noneho. Sinzi nimba ari ikibazo, bimeze bite? Muramaza mutubwire, ese mwizeye ubutumwa ryari? Ese mwaranavutse muri famiye, byaje kureka kuba ibya famiye ryari, bibi byanyu ku giti cyanyu? Nicyo kibazo turi buze guheraho. Turaherana Sister Anne. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Kuri njyewe nizeye ubutumwa, muri make navukiye mu butumwa. Navutse ku babyeyi bizera ubutumwa bwa William Marion Branham. Nuko kuvukira muri uwo muryango nanjye nza kugera igihe kubw'ubuntu bw'Imana nanjye nizera ubwo butumwa. Uyu munsi nkaba nizera ubutumwa bwa William Marion Branham. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Olive, bimeze bite? Imana ibahe umugisha. Nanjye navutse muri famiye y'ababyeyi bizera ubutumwa. Muri 2012 nibwo nabatijwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ariko natangiye kubyumva nk'ibintu byanjye muri 2014. Imana ibahe umugisha. Bakoze cyane. Sœur Fabi, bimeze bite? Imana ibahe umugisha. Njyewe urebye numvise actually message guhera muri maybe 2014, ariko nibwo bwa mbere nayumvise, ariko nabatijwe muri n'umwaka uno mwaka wa kane. Okay. Mwaka wa kane. Okay. Sœur Bete.
korali igeza ku muntu. Imana ibahe imigisha. Nanjye navutse ababyeyi banjye bizeye ubutumwa bikuriramo, ariko naje gufata umwanzuro mbatizwa muri 2013. Ntabwo navuga ko byahise biba ibintu byanjye cyane, ariko ubu ngubu ni ibintu byanjye personal. Okay, so now murakoze. Ndabona benshi muri twebwe baravukiye mu butumwa. Now this is it given? Ese iyo umuntu yavukiye mu butumwa automatically ahita abyizera? Is it given? Icyo kibazo cya mbere, kuvukira mu butumwa uhita automatically nawe uba mu butumwa, cyangwa hari aho bitandukaniye? Sir Olive. Kuvukira mu butumwa nta hantu bihuriye no kuba mu butumwa. Bishobora kugufasha iyo ufite deja semence. Iyo ufite semence ukagira ayo mahirwe yo kuvukira mu butumwa, icyo bigufasha ntabwo ujya kure cyane. Uguma around yabyo kuko deja ufite semence. Kuko uko tubizi, uko tuvuka ni ibintu biri naturel, ariko ibintu by'Imana ni ibintu biri spirituel. Rero kuvukira mu butumwa ntabwo bivuze kwita ko bivuze ko nyine ubwizera, ahubwo iyo umaze kumenya ubwenge iyo ufite imbuto muri wowe, noneho urakonfaminga ukavuga ati iri jwi ndi kumva, ndumva hari ahantu ndizi. Yego. Sir Anne, uvukiye mu butumwa, ntabwo wabaye exposed ku yindi myemerere myinshi, uzi gute ko ibintu urimo ari ukuri? Murakoze cyane. Icyo navuga kuri icyo kibazo ni uko ndabizi ko ibintu ndimo ari ukuri, kuko nagerageje gukora ishakashaka ku giti cyanjye. Nubwo nari wavukiye mu butumwa, ariko nagerageje gushaka menya ibyo abandi bizera, mbaza abo nabayeho expose. Nkuko ntago nari ndi expose ngo nagiye mu madini nkurirayo, ariko nagerageje gushaka kumenya ibyo bizera ibyo ari byo, no kumenya nanjye ibyo nizera ibyo ari byo. Kuri nko ku kigereranyo navuga ko nakoze, nabonye ko hari ikintu babura abo bandi, ariko ku bantu bizera ubutumwa bafite en general ni ijambo. Ku ijambo niho naboneye ko ibintu nizera mu by'ukuri ni ukuri. So Anne ari 100% sure yuko ibintu arimo ni ukuri, lack of exposure? Umbwiye ko wakoze washakashakishije, uri sure yuko ibintu uhagazemo message ari ukuri kwimamo, ntabwo ari ntabwo ari ibintu wapfuye wisanzemo wavutsemo uyu munsi ukaba warakomeje kubijyamo gusa? Yego. Okay, so bete kuva wavuka ni message gusuzi, urangosora nimba nibeshye. Ese ntabwo ari ibintu bya papa cyangwa se gushimisha papa, kuba papa kwa kundi kumunezeza? Ni gute dissociatinga message n'ikintu cya famille? Nkuko nabivuze, navukiye muri ababyeyi banjye bizeye ubutumwa. Navuga ko nkiri gukura nashoboye kujya ku rusengero, kuko wenda papa avuze nibyo nari nzi. Bivuga ko ku cyumweru ni umunsi wo kujya gusenga, n'indi minsi yose naranabikundaga, kuko niko nabisanze. Nta nubwo natekerezaga ko navuga ngo ni iby'ababyeyi ko babimbwiye, ahubwo narabikundaga gusa. Numvaga ko ku cyumweru ndi bugende nkahura n'inshuti zanjye, nkahura na Olive, muri iyo sense. Ariko igihe naje kubitekerezaho, nasanze ko ari ibyanjye. Nasanze ko message ari iryo jambo, ariko kuri atari uko ababyeyi banjye babimbwiye. Ababyeyi banjye nta nubwo bigeze bampatira
kuba navuga ngo banyeretse inzira y'ukuri, ntabwo bigeze bampatira na rimwe ngo byuka ujye gusenga iki, barambwiraga ati baranyigishije rero amahitamo yanjye nsanga koko ubu nanjye. Imana ishimwe cyane. Wenda ntibikabeho ni urugero ariko ntibikabeho uyu munsi papa wavuze ngo mbivuyemo. Papa aracyari muri message, arakize message. Papa wavuze ngo uyu munsi arabyutse, nk'ukuntu twabonye hari abagiye babihakana bakavuga ngo ntabwo bakizera Branham nk'umuhanuzi, bimaze iminsi biriho. Wowe ntabwo wakurikira papa hanze y'ubutumwa? Aramutse avuze ngo ndabiretse mvuye muri message, wowe ntabwo wamukurikira? Kubera ko yaba agiye kure y'ijambo, kandi ngewe kubera ko n'Imana iravuga ngo ntabwo nzi aho byanditse neza, ariko uzakunda ababyeyi be kundusha, bibaza ko n'Imana itamwishimira. Ntabwo mbivuze neza nk'uko biri, ariko ndibaza ko hari ahantu biri. Rero ndumva yakomeza kuba umubyeyi wanjye, ariko ntabwo yanjyana hanze y'ijambo, ntabwo namwemerera. Urakoze cyane. Nagira ngo tubanze twese tube turi kuri page imwe, ese tuvuge ngo ese bino bintu turimo ni ikigare cyangwa ni ibintu byacu ku giti cyacu. So mu bigaragara twese hano, kuvuga mwebwe batumirwa banjye, kuko ngewe wenda sindimo, mwebwe batumirwa banjye message murayizera bidafite aho bishamikiye ku bandi, ni ibintu mwebwe mwenyine mwizera ku giti cyanyu. So Fabien atubwiye ko we yemeye message ejo bundi. So Fabien, niki cyakwemeje? Niki wowe nk'umuntu wenda utarabivukiyemo dutandukanye n'abandi, wari exposed maybe ku yindi myumvire, ku kundi kwemera, niki kintu cyakwemeje ukavuga ngo aha noneho iki ngiki kigiye gutuma mbijyamo? Imana ibahe umugisha. Navuga ngo bwa mbere nyumva message muri 2014 I think, actually numvise kuri divinite ya Yesu, bisa nkaho ari ukuri nari narashatse ubuzima bwanjye bwose. Ni nkaho nari numvise ikintu nari narashatse nubwo ntari nzi ko ndi kugishaka kuva navuka, tubyite gutyo, cyangwa kuva namenya ubwenge. So icyo gihe nkibyumva, nyumva divinita, kuko nari narakuriye mu rindi dini, ariko matrinite uburyo bayisobanura mu persona batatu numva bidasobanutse. Ariko icyo gihe numvise uburyo wilamba nama bisobanura, ndavuga ni uku ni ukuri. Somehow umutima wanjye I knew it's the truth I had been looking for. So nibwo bwa mbere, ariko habaye urugendo, kuko hari ibindi numvaga maybe ntari numva cyangwa ntari nasobanukirwa. Ariko urebye nko muri mu 2019 nibwo natangiye kongera navuga ngo nakomezaga numva message, ariko urebye ibyo musaza wanjye mukuru niwe wakundaga kumbwira ibya message, ariko yabimbwira nkumva ndabyumvise and I am even convicted, ariko nkumva ubwo buzima simbubashije. Rero bigatuma mba resistant, nyine nkumva singerayo. Ariko I think muri 2019 nibwo hari urusengero nagiyeho bigisha ku kintu cyo kuvuga ngo gukura ama idols mu buzima bwawe. Numva mbaye vraiment like really convicted, and I decided koko nimba I think nasobanukiwe urukundo rw'Imana icyo gihe, bitamvuga ni ubuzima bwanjye bwose nicyo nshaka, ndashaka kuyikunda no kuyikorera. Navuga ngo maze gusobanukirwa urukundo rw'Imana, actually nibwo message ku bwanjye yasobanutse. Na bya bintu byangoraga nari mbizi ko ari ukuri, actually ndi convicted ariko ntabibasha. Noneho maze gusobanukirwa urwo rukundo mitamvuga ni n'ibindi nta nicyo ntanashobora. So yeah, moving testimony. Wakubwirije ninde?
umusaza wanjye. turamushuhuje nimba aza gukurikira ikiganiro, Imana imuhe umugisha. Iyo ubigiyemo noneho wizeye ubutumwa, wenda ikibazo ndahera kuri wowe tujya no ku bandi bose, wabaye mu buzima bwo hanze, uje mu butumwa buratandukanye, ese biroroshye guhindura kujya muri message, kwemera message, kuba apana kubyumva gusa ariko kubyemera ukanabikurikiza, bimeze bite? Kubyemera it's one thing, kubikurikiza it's another. Let's combine the two. Okay, navuga ko kubyemera ngewe byaroroshye. Actually numvaga ko kuko ari ukuri, ariko kubishyira muri pratique cyangwa kubigira ubuzima bwanjye ni byo byagoranye, kuko ni kamere uba urimo kwica. Ni Fabiola wa kera mba ndimo kwica, kandi kugira ngo apfe ni ikintu kiba kigoye, especially uri umujene, cyane cyane ko haba hari ama influence ubona ku ruhande, ariko burya Imana niyo idushoboza byose, nuko ijambo ryayo rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. So nibyo. Urakoze cyane Sir Fabrice Bete. Uvukiye muri message wawa, uvutse ubona mama wawe hari ukuntu yambara, wavutse ubona abantu bazaga kubasura hari ukuntu wambara, no bitekereje buri buntu utarahombye koko, utarahombye nawe kuba nk'abandi ba jeune gukoranga, cyangwa barabikoze simbizi, iyo bitekereje ubuntu utarahombye? ubu ngubu iyo mbitekereje mbona ntarahombye ubu ngubu, ariko mbere navugaga ati nari ntarasobanukirwa kubera iki ntashobora kwambara biriya, kubera iki se ntashobora kwambara ipantaro. Nari mfite nyine iyo myumvire, nkavuga se ijipo ndende rwose nakuriyemo gutyo, ariko numvaga ikintu cya mbere kizangora ari ukwambara ijipo ndende. Ipantaro yo wenda ntago nabitekerezagaho cyane, ariko kwambara umwenda muremure vraiment byari banyoblije, ntarumva impamvu yabyo. Ariko ubu ahubwo niba n'abatambara ibyo ngibyo, ahubwo baba bari, numva ko ari wo mwambaro ukwiriye umuntu, umwari, umutegarugori. Mempa umwambaro umukwiriye n'uwo umwambaro ukwiriye ari umwambaro uri decent, nk'uko ijambo ribivuga. Ijambo rirabivuga, ariko normalement mu buzima busanzwe niko byagakwiye kugenda. niwo mwambaro w'umugore, niwo mwambaro ukwiriye umugore. Ariko bavuga ngo wenda ngo ipantaro, hari ipantaro z'abagore, hari ipantaro z'abagabo, iki witegereje deja kuntu ipantaro iteye n'iki, deja bifasha umuntu. Ariko mbona ko ngewe umwambaro w'umugore ni ijipo, ni ikanzu, kandi yikwira. Ntabwo wemeranywa n'abavuga yuko turi mu gihe cyo kugaragaza ubwiza bwacu? Uwo muntu uramubwira icyo ukubwira nk'umukobwa mwiza, ugomba kugaragaza ibyiza Imana yaguhaye. Uravuze ngo umuntu agomba kwambara yikwije, n'icyo wabwira uwo muntu utekereza gutyo? Ko ubwo bwiza baba bavuga ari ubu ngubu turebera hanze. Nibaza ko ari ubwiza bw'imbere, ntabwo nibaza ko ari physique. Physique ntabwo ikonta, noneho tugomba kuyihisha. Tugomba kwihisha, kandi ikindi nk'uko babitwigisha buri gihe, umubiri w'umugore uri c'est un corps séduisant, nk'uko babivuga. Rero ugomba guhishwa, waremewe kuba guhisha, ugomba guhishwa. Niyo waba uri mwiza gute, ntago nibaza ko you expose aribwo bakukunda cyangwa iki. Just ugomba gukundira irari. Ariko ntago numva impamvu yo kuvuga ngo tuwerekane, nta mpamvu ihari. Urakoze cyane Sir Bete, ngo umubiri w'umukobwa uri sacré, uri séduisante, no guhishwa. Sir Anne, uracyari muto, uracyari muto, ntabwo urakura cyane, ariko uri committed cyane mu bintu by'Imana, uri committed. Mu isi bavuga yuko
mu myaka yawe ari imyaka yo gukora amakosa, ari imyaka yo kumakinga memories, ari imyaka yo kugira ngo ukore amakosa, noneho nukura ujye wibuka amakosa wakoze, uyu munsi iyo ubitekereje usanga wenda utari kubanza ngo winjoyinge nk'abandi bose ubone kuza muri bino bintu byo gushikama mu Mana, ukabanza nawe ugakora nk'abandi, ukamera nk'abandi, wamara wenda wagera nk'imyaka ingahe waramaze gukura warabaye nk'umumama ukabona kwizera. Ni gute umujene yiyima ibinezeza byose by'isi akaza gushikama mu bintu by'Imana? Murakoze cyane kubw'icyo kibazo. Icyo navuga ni uko ntabwo ari imbaraga z'umuntu navuga ziba zibiri inyuma. Kubona umuntu uyu munsi avuga ati ndashikamye baye umukristo bya nyabyo, ni imbaraga zindi ziba zibiri inyuma. Iyo ndebye abandi, urundi rubyiruko uyu munsi, mbibona mu maso ameze nk'aho ni ukwishuka, ni ukwibwira yuko njya nganira n'abantu benshi nkagerageza kumva wenda nk'icyo atekereza. Uba uzi yuko ari bwo buzima, uba uzi yuko byose ubifite, ariko se nanone nkareba iyo upfuye se nk'ako kanya wari uzi ko ari bwo buzima, byose urabibuze. Ubuzima aho ngaho buri. Umubwiriza mu gitabo cy'umubwiriza atwibutsa uburyo ki byose ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibaze rero kwiruka inyuma y'uwo muyaga ugasanga ntunawufashe. Nicyo mbonamo, nta buzima burimo. Uko byagenda kose ni umuyaga uba uri gushakisha. Iyo ugiriye ubwo buntu twatangiye tuvugaho, urabibona, Imana iraguhishura ukabona kuri uri inyuma y'uwo muyaga utazafata. Imana irahimigisha. Iyo ubitekereje ubona yuko ku myaka yawe ariho hantu ukwiye kuba wari uri? Ndabishimira Imana kuko ahubwo nakabaye naravutse. If it were to be, I would have preferred kuvuka ndaho nyine nshikamye nkakomereza, sinigere wenda ngira ikindi ntekereza. Iyo mbirebye mbona niho hantu hakwiyeho kuba, mu nzu y'umwami ugakorera umwami kuri iyi myaka. I feel very honored as a Christian yuko ndi umukristo, kandi nabishimira Imana. Urakoze cyane Sister Anne. So Olive, turi mu gisekuruza cyaho umugore yahawe ijambo, ibyo umugore yahawe ijambo. Ese utekereza yuko iryo jambo uburyo umugore yarihawe nawe urifite no muri message kandi warikoresha? Ikibazo ni umukozi uracyumvise? Ndavuze turi mu gihe cyaho bavuga uburenganzira bw'umuntu, umuntu yemerewe iki, umuntu yemerewe kiriya, ariko twagera mu ijambo bakatubwira ngo intama ntabwo igira uburenganzira. Ese ikintu kikubuza uburenganzira bwawe ni gute ukigumamo? Wenda navuga ku mpande ebyiri. Icyo isi yita uburenganzira n'icyo twe umukristo yita uburenganzira ni ibintu bibiri bitandukanye. Nk'umukristo, uburenganzira mfite ni uburenganzira bwo kwirukana Satani akagenda, ni uburenganzira bw'imigisha y'Imana, ni uburenganzira bw'ubuzima buri holy, ni uburenganzira bw'Umwuka Wera. Ariko icyo isi yita, kuko isi, impamvu navuze impande ebyiri ni uko tuba dufite amaso abiri atandukanye. Iyo umuntu abaye umukristo agira andi maso, ntabwo ubona nk'isi nyine nk'uko isi ireba. Yes, nicyo kibazo. Icyo isi uyita uburenganzira n'ibyishimo, njye nicyo nita urupfu kuri njye. Wow. Amen. So ubwo wavuga ko uburenganzira ubufite? Uburenganzira ndabufite cyane. Nk'umukristo ndabufite bwinshi buhagije. Ariko nyine nkiri mu isi niko navuga, kuko icyo Satani akora ni ugufata icyo Imana yaremye
akacyonona akagihindura. Nkiri mu isi nabonaga urupfu nirwo nitaga ibyiza byanjye, uburenganzira bwanjye. Ubu rero nawe uzi ubwenge ntago wagenda ngo wirukankire mu muriro uri kuwubona, urawuhunga kandi n'uburenganzira bwawe bwo kujyayo. Ariko nyine Satani abyita gutyo uburenganzira, ahubwo ntago ari uburenganzira, ni ibintu twakabaye duhungira kure. Ikiganiro cyiza cyane bashiki banjye, barimo baravuga amagambo meza cyane, no kuri Imana ibahe umugisha. Ibibazo byanjye rwose murimo muravuga ibintu byiza, murimo muranyispiringa, murimo murancalenginga, ku buryo n'ibibazo byose mfite biri mwumva gusa mwakomeza mukavuga, nkavuga amen, ibibazo bikugenda bigabanyuka. So ikibazo wenda tuvuga ngo turimo turakomeza kuganira, ariko ni ikiganiro cyiza, I wish ko kitarangira ko twakomeza tukaganira. Bimeze bite kubaho message? So Fabi wambwiye ngo kubyemera ko ari ukuri ni ikintu kimwe, noneho no kubijyamo ugashikama, it's another thing. So hano yambwiye ngo yabimenya ahubwo yari buvuke ameze gutyo. Wakumva hanavuga wagira ngo biroroshye, wagira ngo biroroshye. Ndabona nka outfits zanyu mwambaye hano mwese mwikwije decent nk'uko Sabet yatubwiye, ariko wasohoka hano hanze cya kindi se Olive yavuze cy'uburenganzira bujyana ku rupfu. So is it easy? Biroroshye kubaho buno buzima bwa message? Ese ni ikintu cyoroshye? Ese ni ikintu kiri given? Nicyo ngira ngo noneho tuganire ubuzima bwa message kubaho bimeze gute. Wajya ku bintu umuhanuzi yigishije bitandukanye, bihabanye cyane n'ibyo abandi bigisha. Ese ni ibintu byoroshye kubaho message? Ikoze Imana ibahe umugisha. Navuga ngo ku ruhande rumwe ushobora kuvuga ngo birakomeye, ku rundi ruhande ukavuga ngo biroroshye. Mbisobanuyeho, kuvuga ko bikomeye, navuga ko nanjye mbere yuko nizera message, urebye nizeraga ijambo ariko ntaragera kuri level yo kuribaho, noneho nkumva birakomeye cyane, kuko numvaga ari ugukoresha imbaraga zanjye. Nkumva cyane nk'abajene uvuga ati noneho uyu ngwana nambona azavuga iki, cyangwa bizagenda gute, cyangwa nimba nkunda iki noneho bivuze ko nzakireka. Ibintu nk'ibyo ukibaza ibibazo byinshi. Donc ariko akenshi ni tactique ya Satani yo kugira ngo mbere yuko ninjiramo abanza gutera ubwoba, ubundi wumve ko tupepa, ubundi usubira inyuma. Ariko iyo wabigezemo, musaza wanjye niyo wakunda kuvuga ati wowe banza ukunda Imana gusa, ubundi ibindi bizizana. Iyo urwo rukundo ariyo base, ariyo foundation, ntacyo utakorera Imana, bigenda byoroha mu by'ukuri. Navuga ko ngewe ibintu byinshi byanyoroheye ari uko maze mu gihe nageragezaga n'imbaraga zanjye, byarangoraga, nkumva biragoye cyane, nkumva simbishoboye. Ariko igihe nasobanukiwe neza urukundo rw'Imana, numvise ko ntacyo, donc byaroroshye ibyinshi. Uyu munsi Sœur Fabiola, kubaho message, kuba muri message no kubaho ubutumwa biroroshye? Navuga ngo biroroshye iyo wamaze kugera kuri urwo rukundo. Epuwi ikindi nakongeraho aho ngaho ni igihe nanone gusaba Umwuka Wera akatubera umufasha, kuko yatanzwe kugira ngo atubere umufasha, aduhe izo mbaraga. Rero navuga ko ubw'imbaraga zacu wavuga ngo birakomeye, kuko nk'uko natangiye mbivuga ni ukwica kamere yawe. Hari Shalom wigize kwigisha ivuga ngo turi abambasaderi ba Kristo, nta opinion ufite, uravuga opinion yo mu rugo. Donc iyo umwami wawe avuze, rero akenshi navuga tuvuge nkanjye coming from the world outside, tugenda n'ibintu nize, akenshi it was all about my opinions, arguments, kuzi deconstructinga n'iki. Ariko kugera kuri iyo level yo kuvuga ngo sindi uwanjye ngo nigenge, cyangwa se si ibyo ntekereza ahubwo n'ibyo umwami wanjye atekereza, ntabwo ari ikintu cyoroshye telke, kuko Satani abakurwanya at every step. Ariko hari indirimbo ivuga ngo ninanirwa nyibutsa urukundo. Nicyo kintu ntabwo gikomeye. Wow. So bete izitize biroroshye kuba message. Icyo nicyo kibazo ngira ngo tubwire wa muntu ujya ubona so bete
yaba mu kazi, ndakeka ko ibi bintu wambara hano nabyo yambara mu kazi. Nagiye kumusura nibyo yambara mu kazi, so nshobora kuba umuhamya. Iyo umuntu akubonye uri mu kazi wambaye kwa kundi wambara dimanche kase, ese wabete ntabwo azi ko afite uburenganzira bwo kugaragaza umubiri. Ese biroroshye kwambara gutyo? Ese biroroshye kubaho muri bwa buzima butandukanye completely n'ubw'abandi? Biroroshye? nuko Sir Fabiola yavuze ku bwanjye nkoresheje imyumvire njyewe Bethesda, aside yo kuvuga ngo nta Yesu uri ndimo, ntabwo navuga ngo biroroshye, ariko iyo umajije kwakira Kristo muri wowe ukamwemera, nibaza ko umuntu ukunda akenshi wifuza kumunezeza. Nta kintu wakora kugira ngo ababare. Rero kandi Imana yikugezemo ukareba ijambo ryayo uko rimeze, ntago biforsa, ntago ari ikintu uvuga ndi kwiforsa. Iyo nakubwiye ati umuntu mukunda wumva biri automatique, navuga ko biri automatique, nta nubwo njya mbitekerezaho ngo mvuge ngo oya, numva ko ariko umwami wanjye abishaka, niko umwami wanjye abishaka, niko yambwiye ko ngomba kubigenza, kandi nanjye birandyoheye kumunezeza. Ndabikunze cyane kuba yandeba akavuga ati uriya ni umukobwa wanjye nkunda kandi nishimira, ampesheje ishema. Ibyo abandi bambwira, iyo bambwira ati ese icyo gijipo cyawe ko kubera iki utazamuraho gato, ndamubwira ni kubera iki, ntabwo uri umwami wanjye, wowe ntabwo ari wowe wambwiye ibyo ngomba kwambara, hari undi muntu wambwiye ibyo ngomba gukora, kandi nanjye ndamukunda kandi ngomba kumukiranukira. Biroroshye. Asadi ibintu byiza uvuze, byiza cyane, biroroshye kubyambara. Biroroshye. Sir Anne, hano hanze ipantaro, uburenganzira bw'umukobwa, nubwo Sir Olive yavuze ko ari uburenganzira bujyana, by the way ni ikintu cyiza cyane wavuze, Imana umugisha, uburenganzira bujyana ku rupfu. Satani arimo arakukumya kugira ngo akwica, guconshomere, ariko birahari, twe kubyirengagiza, birahari. Abakobwa namwe biroroshye uyu munsi ku ishuri, ku rusengero ugahora wambaye ibyo bintu, ntushobora kwambara akagufi, ntushobora kwambara ibigufashe, biroroshye. Mwakoze kubw'icyo kibazo. Ntago navuga mu by'ukuri ko byoroshye. Mu gihe cyose uri umuntu, ntabwo wabyuka ngo, kuko iyo ugiye hano hanze ntabwo usanga nk'uko watubwiye abakobwa bambaye nk'uko twambaye. Ureba abandi bakobwa biyambarira utumini, bikorera ibyo bashaka, izo pantalo tusa, ariko twebwe iyo umaze kuba umukristo, sinzi, ngira ngo hari izindi mbaraga zindi Imana iguha, kuko usanga nyine utandukanye, kandi muri make bitoroshye, kuko wakabaye wenda usa nk'abo, wakabaye udashiramo izindi effort nyinshi, ariko nabyita nk'ubuntu, kuko ntabwo byoroshye. Hagiye kure ntabwo byoroshye. Ni Imana yonyine idushoboza kuba umukristo, ugahagarara wemye, ukamera uko kose. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Gusa nanone nk'uko Serbete yabivuze, hari uwundi mukunzi ugira, bavuga uti sinshaka kubabaza uyu muntu, uvuga ati sinababaza, kuko hari experience ugera ukagirana n'Imana through reading, through knowing him, through getting closer. Bavuga ati niba akunda, ese wa mwami ni uku nguko ameze, niba ashaka ukumva ushaka kubimukorera, vrema kumva reka nkore ibyo uriya mwami akunda, ukageraho ukaba intama. Hari ikintu profeta avuga ngo ukareka guforfa rights zawe, because somehow nka rights you had rights to look like the rest of the world, wambare wimakiye ibyo byose, ariko kubera kuntu wamukunze cyane ukavuga ati ase ubundi pourquoi, why don't I surrender, like kamwihorera, akaba ari we ukubwira ibyo ashaka ukabimukorera.
nese muri make namwimikire kamukorera ibyo nshakaho byose. I think that's where it leads. Uko ugenda umukunda umenya icyo ashaka nubwo bitoroshye, and again hakabaho nawe aragufasha ko ntabwo yatubwiye ko tutazifasha, arabigufashamo. Uko ugerageje kwifasha nubwo wamugana ushaka gusanga ukoze n'ibintu impossible. Yego, nicyo navuga. Imana ibahe imigisha. What is this one advice, inama imwe wagira umuntu ugistrugglinga nabyo, wenda wabyemeye nk'ukuntu Sir Fabiola tugiye ko yabyemeye ko ari ukuri, ariko hazamo n'ikindi noneho ni ukuri, gukurikira uko kuri bikaba idinamba. What is this one advice waha umuntu urimo uradukurikira kano kanya uvuga yuko udashaka kureka uburenganzira bwe, uvuga yuko ugikunze kwambara uko yishakiye, udashaka kwambara nk'uko umwami abishaka? Niye nama wamugira? Icyo nabwira uwo muntu namusaba gusenga cyambere, kuko haba hari ikintu nyine ugomba kureka, ni sacrifice. Ni ugusenga, agasaba Imana kumushoboza kugira ibyo areka, kuko ushizemo effort cyangwa force yawe ni hahandi twavuze ko byapfira. Muri make I think ko agomba kujya ku mavi agasaba Imana kumushoboza kureka ubwo burenganzira bwe, kuko iyo ubaye mu Kristo ugomba koko kumuba, uvuga ati ndagukurikiye Yesu nka Paul kabiyo iyo mbata. Mu gihe utarabishobora ntabwo wari waba umukristo veritable. Hari ikintu kibura, hari ikintu, there is something you have to do, and that thing is not you actually, it's him. Kandi ukakibona through prayer, through being on your knees, begging, usaba ubwo buntu, Imana ibigufashemo. Ni icyo ngicyo namubwira by'umwihariko. Imana ibahe imigisha. Byiza cyane Sir Olive, biroroshye. Imana ibahe imigisha. Nanone rindi rimwe ngenda bisobanura muri ukereka mpere umuntu utarakizwa, byerekana itangeho urugero. Ni ibintu byahoze ari ibintu bikomeye. Kubera iki bigomba gukomera? Kubera ko kuba umukristo ntago ari ikintu kiri theoretical, ni ubuzima. Impamvu uruhande rumwe bikomera ni ukubera ko umuntu aba atarahinduka. Iyo uri gukora amahame ya gikristo ariko wowe nature yawe ikiri nature ya kamere isanzwe, bigomba gukomera 100%. Nk'uko tubizi nyine twavukiye mu cyaha, uyu mubiri twambaye ni umubiri wavukiye mu cyaha. Kuva Adamu na Eva bacumura, umuntu wese avukira mu cyaha. Umuntu wese ukuntu avuka, uno mubiri wacu uguza icyo ukunda ni icyaha, ni ikibi, ni ukubeshya, ni ugusambana, ni umujinya, ibibi byose. Kuko nyine ni kuri. Nk'urugero, umuntu akubwiye ngo kuva uyu munsi ndashaka uzajya ugenda utaruka. Ukuntu igikeri kigenda, igikeri kirataruka kuko ni igikeri, de nature ni igikeri. None ndaje ndakubwiye Levi, kuva uyu munsi shaka uzajya ugenda usimbuka, ariyo demarche ugira. Ibyo bintu wari umuntu bizakugora, birumvikana ko bigomba kukugora, kuko nature yawe uri umuntu agenda bisanzwe n'amaguru. Ariko igikeri de nature kirataruka, inyoni iraguruka. Fata igikeri ukibwire ngo uzajya uguruka, gishobora gutrayinga ariko bizakivuna, bizaba umutwaro. Ariko ufashe igikeri ukajya, nimba wajya muri labo sinzi icyo wakora, ukagihindura inyoni, umunsi umwe kizaguruka byoroshye. Rero umukristo, kuba umukristo ndabizi ko nyine turabivuga twese, ariko ni life. Ugomba kubanza nk'ukuntu Fabiola yabivuze, urabanza ugapfa. Ni ubuntu ugirirwa. Iyi nature irapfa. Iyo imaze gupfa hazuka undi muntu mushyashya, undi muntu ufitemo Yesu muri we.
twe kiturimo ni icyaha bwa kamere, ni icyaha kiturimo. Esprit y'icyaha kuko ibiturimo uno mubiri wo base esprit irimo imbere. Esprit y'icyaha kuko ari ibirimo, niyo mpamvu ubona umubiri umuntu ufite reka wenda mvuge igihe wenda ntanga urugero, iyo ubaye none Kristo none aje muri wowe, tujye mu bya kamere. Abantu bacuruza amabuye y'agaciro, amadiyama, amazahabu n'ibiki, nkanjye ubwanjye nifate nta nubwo ubuza amakwe yabo ahantu baba bicururiza, haba ari ahantu hihishemo ukuntu, hateguyemo ukuntu. Ariko hano ushobora kugenda hano hanze ugasanga amavoka barayacuruza hano nyine ari exposed, sibyo? Ibintu nyine, ibintu biri cheap, ibintu navuga ngo biri simple, umuntu wese ibintu cheap mu kinyarwanda, ibintu biciriritse barabye-exposinga, sibyo? Umuntu ashobora gutandika hasi amapera, amavoka, ibiriya bintu bigura 100. Hari umuntu wari wabona afate zahabu ayishyira ariya ku muhanda aho twese duca ngo dore bari gucuruza zahabu. Rero iyo ubaye umukristo, Kristo agwanda maso. Umubiri w'umugore ni ikintu kiri precious. None ni gute nafata ibintu byanjye biri precious nkabye-exposinga, buri wese abirebe, umukarana abirebe, umuki wese abirebe? Come on. Amen. Ayo niyo maso none mindset, spiritual mind, spiritual eyes, ibintu byose birahinduka. None ukavuga nafataga umubiri wanjye ikintu cy'agaciro. Umubiri w'umugore urabyara, twese turabizi, ni umubiri w'agaciro. Ariko iyo ukiri kamere, iyo ukiri wa kamere, Satana akubwira ko kurimba ni ugufata ugashyira hanze, amabere yawe uyashyire hanze, buri wese ayarebe. How comes umuntu wese, umuntu utazagukwa, ubundi umugabo kugira abone umugore aranamukwa, uzi inzira zose bicamo, wenda gushaka, biravunana cyane. Ibaze Levi, umuntu navuga gute, n'akana ko mu muhanda, umuntu wese yirebere bitamuvunnye. Wumve byonyine ukuntu umuntu aba aciriritse, ukuntu biba biciriritse, sibyo? Ariko Satani aroshya, aragushuka ngo gutsapa. Ibaze ngo niko kurimba, ngo nibwo no ni ibintu biciriritse. Ariko iyo Kristo aje none aguha iyindi understanding. Ikindi kintu navugaho nuko iyo wabaye, iyo Kristo aje muri wowe, none uravutse, uratangiye gukura, uri ikindi kiremwa. Uvuga ngo umuntu akimbona nkubonye gutya, wambaye ibirenge ufite n'ibyondo, sibyo? Wambaye n'igisengere gicitse n'igikabutura gicitse, nkikubona nta cyizere ndi bukugirire. Ariko hari ukuntu ushobora kubona uri muri suit, sibyo? Nkavuga ati uno muntu ibyo ari byo byose twanajyana mu nama y'abaminisitiri, nagupresenta ahantu. None niba ubaye umukristo uri igitsina gore, ikintu Yesu akwigisha, kwanza ubusa nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ibintu ngo ngomba gukorera Imana, ngo ni kuri, ni ugomba gusa n'ijambo. Uravuga ati umuntu akimbona, umuntu akibona Fabiola, ahita atekereza Imana, sibyo? Apana kuba nkimubona mitenekereza gusambana. Tuva nyine nuko Yesu nyine akubwira, avuga ati umuntu akikubona ntahite icyambere atekereza irari, atekereze, tuvuge ni n'umuntu wenda wari urimo ararwana no kurwanya irari ry'ubusambanyi. Ndi kuvuga ibintu abajene dufesinga cyane. None uribaza ati subu umuntu yakabaye akimbona ahita atekereza ubu ngomba gusenga disi, Imana ni nziza, apana mbone, ahita atekereza yabimeze gute? Kuko hari umuntu ureba ukimubona mu muhanda ukavuga ati uno muntu umenya aba muri rigori, yira atafite famiye niki. Akundi wamubona ati uriya ni umwana wo mu bakire. Undi wamubona ati uno muntu ashoboye kuba ari manager wa banki. Undi muntu wamubona ati uriya buriya niwe ubyina muri Kadiraki.
kuko none n'ibyo bintu Yesu atwigisha Amen. n'urugendo Wow, sibyo wow, wow. as you grow up mu buryo buri spiritual nibyo ugenda nyine Yesu akwigisha ntabwo bisigara bikikugora ahubwo cyagiye wa failings cyagiye navuga ngo none wongeye uba nka kamere biranakubabaza ukavuga mana mbabarira mfasha iyi point uyinyicire ibi bintu binteye isoni ni nko kuvuga ngo ni nko kuvuga ati uri umuministre uhagaze kuri uri gutanga speech uracitswe uvuga nk'amagambo yo mu muhanda ngo ngo dutwike ni ibintu nyine uhita uvuga ati hano kiranshitse kabisa ntabwo binkwiriye cyangwa se ukavuga ati iwanyu ni ibwanyu papa wawe ni umwami uri umwana wo muri palace sibyo noneho wageze mu muhanda wanyweye kole bino bintu abana bo mu muhanda banywa binakugwa nabi kuko we wavukiye ibwami murya neza niyo wagenda utuvuga ati ibi bintu nanyweye ntago ari ibyanjye uyu singe niyo wabinywa warwana no kujya no kwa muganga baguha imiti cleaning so niyo rero umuntu yabaye umukristo ni ukuvuka kabisa wowe wa kamere ugapfa sasa zuka undi muntu muri wowe nawe ukitungura ukavuga ati wow uyu singe bya bindi rero isi itabyiza no ni urupfu kuko ubusa n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga ntimukabeshye ntimukibe ntimugasambane niwe wowe nibwo buzima bubayemo igihe wa failinze ubifata nka esheke nk'ukuntu umuntu yakoraga ku ishuri akagira esheke akababara akarwana iryo somo ashyiremo imbaraga mpaka aritsinde. Babwira ngo tukome mu mashyi ariko twese dufite mikoro suzo ukuntu twayakoma byatugora ariko marvelous point nagiye kuvuga ngo tufike ku ntege nke ariko you just stated well nta mpamvu yo kuvuga ibindi kubyo uvuzeho ubivuze neza Imana iguha umugisha nawe umugisha ikigaragaza ko n'abasore mufite byinshi muhishe utajya muvuga byiza ariko byiza cyane n'ukuri Imana ibaha umugisha. Turimo turasoza ngo umwanzi w'abantu ni igihe cyacu malheureusement tugomba gusoza. So I want dusoza mbere ko dusenga. I want you guys noneho mutangiye advices hari umuntu ubirimo biguru ntege udashikamye nka Sœur Fabi nka Sœur Bete nka Sœur Anne nka Sœur Olive udashikamye muri iyi nzira ze message udashikamye ukijya kunywa call kandi yaravukiye mu mafiriti ariko akaba ari comfortable kunywa za call zo ku muhanda n'amafiriti nayo akayarya ntumbaze ukuntu babivanga. By the way it's wow uwo muntu niye nama wamugira. Undi muntu wa muntu ukiri hanze utarinjira ariko uza kureba iyi video akaza kureba Sœur Fabi yarabishoboye akaza kureba Sœur Olive avuga yuko ubwo burenganzira bwawe ari urupfu akubwira yuko Satani ashaka kukwica ariko azabyita akabihindura ikindi kintu cyiza. Shaka uwo muntu tumugira inama. Umuntu nihe buri muntu aragenda amugira inama. Turahera kuri Sœur Fabi turasoreza kuri Sœur Olive. Uwo muntu tumugiriye inama abo bantu babiri uwa mbere utagendamo neza Sœur Fabi we arashikamye hagaze neza wa muntu utibigendamo nabi niye nama dushaka kumugira. Uwa kabiri ni wa muntu ukiri hanze ukibona yuko kwambara gapantaro ari uburenganzira ukibona yuko ku expose diamant akayishyira ku gataro. By the way marvelous example ni gute diamant bayishyira ku gataro twari dukwiye kubyibaza. Uwo muntu ugishyira diamant ku gataro hano hanze abakarani bakayibona abantu ba fake bakayibona abakarani mbambabarire ntabwo ndimo ku despising akazi bakora ndimo ndavuga abantu bose baraho badafututse bakayibona. Niki kintu umuntu twamubwira Sœur Fabi Sœur Bete Sœur Anne Sœur Olive and dushoje ikiganiro cyacu. Murakoze Imana iguhe imigisha. Amen. Navuga ku muntu wa mbere kibirimo biguru ntege nk'uko bivuze twese tugira intege nkeya ariko ikintu nabonye ngewe yenda speaking from personal experience cyamfashije ni ugusaba Imana kuguha perspective yayo ukareba ibintu nk'uko Imana ibibona. Navuga ngo mu gihe nkibireba nka Fabiola
akenshi nzatendinga kujya ku binezeza umubiri. Nshobora kuvuga nti biranyoroheye simbizi, nimba Imana ivuze ngo mwambare mwikwize, nshobora kumva yenda hashyushye nkahita mvuga ni maybe akamini niko gashobora kugabanya ubushyuhe simbizi. Ariko iyo ubashije nabyita gufata perspective, cyangwa ni nko njya mbwira undi musaza wanjye muto, ni nko kugenda ubukristo iyo wavutse bundi ubishya, ni nko kwambara lupe cyangwa se nk'iyo the glasses ziba muri microscope bazishyira kuri lunette, ni nko kwambara microscope mu marinette ukagenda ubona microbe zose. In a certain way, Imana iyo ubashije kubona izo glasses cyangwa kugira iyo perspective yayo, ukayibisaba ikabiguha, ibintu byose ugenda ubona, nibwo uzagenda ukabona ya saha ya plaque ukavuga ati cyangwa iri fake gold, ukamenya koko it's like fake gold, it's not like the real gold. Or ya diamond simbizi earring or what not, ari a fake one, it's not the real diamond. So it's to get banza ugere kuri usaba Imana perspective yo kuvuga ngo nubwo nge mbona ko ari byiza cyangwa ntacyo bitwaye, rather saba Imana iguhe uburyo ibibona. Nimba ivuze ngo c'est une abomination, nawe ubone ko it's an abomination. Nimba ivuze iti I hate, nanga iki ngiki urunuka, nawe cyangwa urunuka kuko ubona actually ko atari cyiza, not ko nyene nta kundi reka mbyemere n'umwami ndetse nabigenza gute, ariko rather nawe utangira ubona ibyo bintu koko ubyanga urunuka kuko koko nawe kubwawe ubyanga urunuka. So ku muntu wa mbere nicyo navuga. Ku muntu wa kabiri epi n'ikindi I guess nakomeje ngarukaho kuri uwo muntu wa mbere kubirangiza, I think nge emphasis cyane ni ku rukundo, fall in love with God. I think nicyo kintu navuga kiri fundamental. When you fall in love, like truly in love, ntabwo hari ibintu byinshi biroroha, ugasigara uri ni ikihe kindi nagukorera. I remember ikintu recently ndimo gusoma muri Genesis, literally uko Abraham yabyukaga Imana yabaga iri ngufitiye n'ikindi, ngufitiye n'ikindi. It was like God was excited to bless Abraham. Nukuvuga ngo when you love someone, when you are delighted with someone, you wake up with like more things. What else can I do? Or I want, Imana yo ifite an inexhaustible source. Shaka kuvuga ati Abraham ndagukorera iki n'iki. So yahoraga ifite ibintu byo kumuha. So natwe when we fall in love, it's like what else? Niki kindi, what else can I surrender? What else can I give? So ni ibyo bintu bibiri nabwa I think to me helped me mu rugendo rwanjye. Kuwundi nanjye nari hanze at a certain point, but I think haba namwe ukunda kuvuga ati iyo abantu benshi bageraga kuri level yo gutekereza kuri like their destination, kenshi they would maybe more people would like yenda bahindura inzira zabo. Nukuvuga ngo what's your eternal destination? As much as science tries to convince us yuko somehow umuntu yarabaye gutyo cyangwa habaye big bang, but turabizi ko nothing, I mean something doesn't come out of nothing. Ntabwo like it just doesn't make sense, nabo barabizi. So twaremwe n'Imana, uwo muremyi wacu afite nabyita hari imirongo ngenderwaho cyangwa hari icyo yaturemeye. So maybe twakicara ugatekereza ati niki naremewe, hari waremewe donc ntabwo it's not by accident kuba uriho, none nimba uriho ni kubera icyo uriho. Uwakuremye ntabwo ari abandi bantu baremwe nabo bakubwira icyo waje gukora, ahubwo ni uwakuremye. Subira kuri source yawe, kuwakuremye umubaze uti niki naremewe,
kandi twaremewe kugira ngo tube the object of his love. Ni ukuvuga ngo duhagarare, Imana ni urukundo, idushyiraho urukundo rwayo. Donc yashakaga ko tuba ubuturo bwayo, tukaba the object of his love. None ntabwo twashobora kuba the object of his love tuba mu buzima. He is a holy God. Ntabwo ni nka ntabwo bikururana. Donc icyaha n'Imana cyangwa icyaha na holiness ntibibana. So navuga ngo kuri uwo muntu, nimba koko Imana yarakuremye, yibaza iti kandi ukaba wararemeye kugira ngo actually igukunde, iguhundagazaho urwo rukundo, uri hanze aho Satani agutera amakofi cyangwa sometimes he tells you sweet nothings that are all lies, kuko we icyazi ni ukubeshya, kwica no kurimbura. None ukaguma aho ngaho nyamara utara experiencinga icy'urukundo cyangwa icyo waremewe ari cyo. Ni ukuvuga ngo navuga ngo garuka mu rukundo, garuka ku isoko, kuko Imana, abantu tugira urukundo. Nshobora kuvuga ngo nkunda Olive, ndarugira ariko sindirwo. Imana ni essence y'urukundo. So while abandi batanga urukundo cyangwa n'ibindi bintu wumva byago, Imana yo ni urukundo. Yo it defines cyangwa he defines it. So navuga ngo garuka kuri authenticity cyangwa essence y'urukundo, ariyo donc mu rukundo rwayo, kandi iradushoboza. Erega n'ubu ngubu Bible iravuga ngo ikomeza yinginga igira ngo buri wese donc azakizwe. Ni ukuvuga ngo he's tried his whole life running after abantu kugira ngo ibahe urwo rukundo, ariko umuntu agakomeza yiruka. So navuga ngo subira ku rukundo, ku isoko y'urukundo. Urakoze cyane Sir Fabi. It's very deep, byiza cyane. Abari buze kuba bareba aka video, mwebwe murabyemere musubize inyuma, mwongere mu byumve, no kuri ni byiza cyane. Sir Bete, inama yawe ni iyi? Imana imigisha nanone. Navuga wabajije hari abantu babiri abari muri message cyangwa abakristo bazabona. Inama abari muri message badashikamye, aho nduri hanze ubitinya, wanga kubizamo kuko abona yuko ari ibintu biciriritse, birahonga, biri archaïque. Abo bantu babiri nibo turi gutargetinga. Kuri uwo wa mbere navuga uri muri message ariko kibigendamo bigura intege nk'uko wavuze. Ikibazo cya mbere tugira twebwe abari muri message nibaza nuko twibwira ko twagezeyo. Have all ose kuba nizeye ubutumwa ni garanti ko ijuru ari ryanjye, kandi c'est pas vrai. Ntabwo ari, kuko iyo usomye nka masamo ya Frère Branham aravuga ngo kuba wareka inzoga, kuba wareka ubusambanyi, kuba wareka iki, ntabwo ari bivuze kuri umukristo. Ntabwo ari yo garanti kuri umukristo nyakuri. Ushobora kubikora juste par émotion iki, ariko icyo nabwira uwo muntu uwo uri muri message wabyemeye, ni ukugenda agasoma, agashaka experience personnelle we n'Imana bonyine, akareba aho yafailinze, akajya gusoma ese ubutumwa yizeye d'abord arabuzi, ubutumwa yizeye azi icyo buvuga, azi icyo busaba. Nagenda agasoma abijyanisha na Bible. Hari umufasha umwe akunda kuvuga ngo Bible ni urwandiko rw'urukundo Imana yatwandikiye, kandi iyo umukunzi wawe akwandikiye uba ushaka kubisoma buri munsi. Rero agiye gusoma iyo lettre d'amour Imana akumva ko ni lettre d'amour koko, akayisoma akayisobanukirwa, akabiruletinga n'ijambo, kandi agasenga cyane, Imana ikamuha umwuka wera kuko ngo niwe mufasha. Abenshi twibwira ko tumufite, ariko iyo urebye kuko Saint Esprit igira imbuto. Rero ugomba kubanza ukareba ibyo ijambo byose binsaba ndabifite. Njya uri muri message, ese ubutumwa nizeye ndabuzi, icyo profete avuga ndakizi. Aho ngaho Imana izamufasha, kandi agasenga cyane, agasaba Imana kumugirira ubuntu, ikamuhishurira neza ijambo ryayo mu mwuzuro. Undi rero uri hanze ubitinya,
icyo namubwira w'umukristo ndetse n'utaramenya kristo, utaramenya kristo we namusaba kumushakisha kuko araryoshye. Kumushakisha rwose abanza akamumenya. Uwo wamenye kristo rero ariko akaba atinya ubutumwa, namubwira ko message ni ryo jambo, ntago biri out of the world, ntago biri. Hari abantu bibwira ko message ari nk'ibundi butumwa bwavuye ahantu butari ijambo, ariko nababwira ko prophète Branham yigishije Bible totalement, nta kintu kiri hanze yacyo yavuze. Rero baje ahubwo yatanze ubusobanuro bwimbitse bwa Bible. Rero nk'umukristo koko ushaka kwegera Imana yagenda muri iyo Bible wenyine akavuga ati Mana mpishurira ijambo ryawe. Kandi bavuze ko iby'abahanuzi bisobanurwa n'abahanuzi, niyo mpamvu twemera ko twebwe ntago twari kubisoma twe ngo tubimenye. Niyo mpamvu twemeye umuhanuzi kwaza akadusobanurira ibyo abandi bahanuzi bigishije. Rero nawe kandi it's a promise. Muri Manashika twavuga ko Imana izatwereza umuhanuzi Eliya. Nkamubaza uwo muntu ati se umuhanuzi we ninde? Nuwuhe? Kuki yasoma Bible agataruka uwo murongo? Kandi nayo ni promesse. Kuki yakumva ko promesse yo guhabwa umwuka wera ariyo yo kuba wabona imigisha, kuba wabona urubyaro? Kubera iki iyo promesse yo koherezwa umuhanuzi yo atayiha agaciro? Rero icyo namubwira ati message ni nziza, we asaba Imana gusa imuhishurire byimbitse cyane, umuhe guhishurirwa ko hari ikindi kinabura mu buzima bwe, hari ubundi butumwa bwiza bwaje bw'igihe cya nyuma butujyana mu ijuru. Niyo nzira ikwiriye. Wow. Just marvelous. Sœur Anne, nawe ne kugira ibyo nongera kuko byarangira mbwirije. Sœur Anne, advice ni iyihe? Imana imigisha. Amen. Ahubwo kubera ubuhamya bwa bashiki banjye nageze aho nibagirwa n'ikibazo nafashije. Ikibazo cyari umuntu uri hanze wibwira ko bikomeye, wibwira ko wayobye as in Sister Anne, na wa wundi urimo ukibikerensa, ukibikinisha, dushaka gushikama nk'uko we washikamye. Niye nama twagira abo bantu? Niye nama wowe wabagira abo bantu babiri? Murakoze cyane. Wenda nahera kuri uwo mukristo utarahagarara yemye. Icyo nabwira uwo mukristo wenda si ukumutera ubwoba, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ati abo bakazuyaze nzabaruka. Nzababwira nti sinigeze mbamenya kuko actually what are you doing? You're here and there, you look warm. Ikintu nabanza kukugeraho inama cya mbere ni ugufata umwanzuro, just pick a struggle. Niba uvuze ati ngiye kuba umukristo mube koko, niba uvuze ati biranze bifate, kuko Imana yakubwira ati numva uri nkaho uri guta umwanya, kandi mu by'ukuri ntabwo wakabaye uwuta, kuko hari umwami wamaje gutsinda urwo rugamba. Ibyo ngibyo udashoboye nicyo cyabaye Calvary. Yesu Kristo yarapfuye ko yarabizi yuko umuntu nkanjye hari aho bizagera nkumva ndi kujegajega. Aravuga ati I have to go and help my children. Aragenda aradupira, aradusevinga. That is not your battle to fight. Iyo ni intambara umwami Yesu Kristo yatsinze deja. Wowe icyo usaba ni uguclaiminga your identity, ni uguclaiminga uwo wakabaye uri we, ni ukujya ku mavi. Aho ngaho ugomba gusenga cyane, usaba Imana ize, kandi yarabidusezeranije ati ntawe uzaza musubizeyo, mukomange muzakingurirwa. Tangira uyu munsi ukomange, mbwira ati mwami Yesu Kristo, ndabona hari kitagenda, ndabona njegajega, ndabona ntashikamye, ese nihe bipfira? Abasero babivuze, niki kitagenda? Mana mfasha, nyiyereka. Baravuze ati nituza n'umutima wacu wose ntabwo wadusiga, ntabwo watureka. Ndaje uyu munsi, uze ko kuze n'umutima wawe wose, reke ibyo kuza utaje, uza wese, kuko nk'uko twabivuze uri guta umwanya, uri guta igihe kubibamo. Nta kintu wamugane nk'uko Bete yavuze kibaho nko kubibamo ukabibamo wemye ko biraryoha, ubibaho ukanezerwa, ukishima, ukabyishimiramo. Nicyo kintu nakubwira, tangira usenge, Imana izagufasha, urwo rugamba izarugufashamo, kuko
nanone niwongera kugerageza kwirwanya ubwo ati ase uwagerageza nk'uko twabivuze uzongera ukomezaho. So go on your knees, ask for help. Yavuze ko he will give us that help, azaduhereza ubwo bushobozi, that helper. Umwuka wera yaramudusezeranije atubwira ko azamutwohereza akabidufashamo, akatugayidinga, akatwereka. Rero start kumusaba uyu munsi uvuga ati mwami ko hari abandi babifite njye ku cy'uyu munsi ntabigira, ko hari abandi babibayeho. As in claim your identity in him, uriwe muri we aze alivinge truly. Nicyo nasubiza kuri icyo kibazo hajya sinzi muranye uri hanze ufite ubwoba bwo kwinjira, ufite ubwoba bwo kwinjira. Ufite ubwoba bwo kwinjira, karibu mu rugo rwa data, byose birahari. Umva ntacyo yasize. His kingdom is filled with things, blessings, love. Nanjye kuvuga kuri ziriya attributes zose uhita utangira kubona ugasanga umuntu aragiye. Njye nk'ubu wa mugani ugasanga umuntu yari umuntu w'umurakare, ugasanga umuntu yageze arishima. Ni gute wasobanura iyo fenomene? Kuko hari nk'abantu batanga témoignage zabo akavuga ati njyewe na Frère Branham arabivuga, nagiraga colère ariko by the help of being a Christian and being in the Lord, that's how your nature changes. Ibyo byose bigahinduka ubundi muntu. Ubwo rero niba hari ibintu ndizera yuko iyo ukiri aho hanze uraboshywe, uri slave kuri ibyo byose, ibibi byahe na hehe. Ariko iyo uje kwa Kristo ni mu mudendezo, ni muri byose ntacyo wamuburana. Ibaza ariko kuguhereza akaguha n'ubuzima buhoraho. Ubwo se niki kindi waba ukeneye? Kandi nanone niba utanatekereje ibyo, tangira utekereze se ubu buzima ubundi turi hano gute? Turi hano dukora iki? Se bizarangira bite? Nibirangira what happens? Uyu munsi hari abantu bari bafite inshuti zabo, bari bafite abantu bakunze, they were gone. Wasobanura ko bari he? Ariko hari irindi sezerano rihari uyu munsi. Hari igitabo kidusezeranya a life beyond this. Why don't you take a moment ukabitekerezaho ibyo bintu ukavuga ati se bavuga ibintu byinshi ariko nta kindi gitabo ndumva kidusezeranya nk'ibintu numvishe muri no Bibiliya yera. Nta kindi gitabo kikubwira ati uzabaho iteka ryose. Umuntu rero udatekereza kuri ibyo, there is something wrong. Niba utabitekerezaho ngo wibaze se mpfuye uyu munsi byagenda gute, wibaze. Nubwo utavuga ati mpfuye uyu munsi byagenda gute, ese iyo ukoze ikintu kibi nta muntu utagira conscious, ntabwo wiyumvamo quelque chose. Iyo quelque chose kubwira ko uri kugenda neza se mu by'ukuri. None why don't you listen to that? And nkuko turi kubivuga, nabo batumvisha ijambo, hari consciousness ihari. Listen to that. And nkuko twabivugaga, this Bible is full of promises. This book is full of things. Okay. This Bible is full of promises. Full of things and promises. At least try to follow that. Try to see. Hari abandi bantu babayeho bitandukanye. Nigeze numva umuntu ambwira ati ariko nta kintu kibabaje nko kuba ndi kumva uvuga uwo mwami wawe Yesu, njye nkaba nta kintu mfite holding on to. Ni ukubaho umeze nk'igipapiyo. Uzi kugira ikintu holding on to ni hope. It's full hope. Nta ibyo byose bigukanga, ibyo byose bigera bigashira, because there is full hope. There is a fountain, muri make. Sinzi niba nasubije ikibazo. Neza cyane. Very deeply and profoundly. Thank you so much, Olive. Ikibazo urakibuka? Okay. Imana ibahe. Ibyinshi babivuze, ntawabura ikintu avuga, kuko kuri wa muntu, kuri mwene data mugenzi wanjye ucyumva ari biguru ntege, navuga ko nta n'umuntu uri perfect. Nta muntu utunganye ni Yesu gusa. Ariko twese ikintu namugira inama, nanjye ndi kuyigira, ikintu namugiramo inama ni ugushaka, ni ugusaba umwuka wera, kuko ni wowe wenyine ujya utuma kwa gucumbagira gushira burundu.
nk'uko mubizi mwuka wera bamugereranya n'inuma colombe nta bayili igira, indurwe mu kinyarwanda. Bayili ni kino, niyo ituma ibintu bibi inyamaswa zirya cyangwa n'abantu barya, niba uri ibintu bibi irabicagagura, irabidekompoza bigira icyo bitwara umubiri wawe. So inuma yo nta bayili igira, nta ndurwe igira. Niyo iri ikintu kibi irapfa, ntishobora kurya ikintu kibi. So umwuka wera niwo namugiramo inama uriya muntu wo gushaka umwuka wera. Umwuka wera ni Imana mu muntu. Amen. Imana ntabwo ishobora kwiba, Imana ntishobora gutukana, Imana ntishobora. Niba ikurimo birikora, kuko niba ari ubuzima buvunanye ni ukuba gucumbagira. Ntabwo winjoyinga isi, ntabwo winjoyinga iby'ijuru. Nibwo buzima bubi ntakifuriza umuntu. Rero mwene data nyine mugenzi wanjye namugira inama yo kujya ku mavi akaririra Imana, kuko Imana niba ari ikintu yumva ireba ni amarira y'abana bayo. Amen. Iyo upfukamye ukaririra Imana uri sincere, ubabaye koko, utabikeneye ibyo bintu, uzarebe nk'iyo ubabajwe n'ubushomeri ukurambiye, ukuntu ushaka akazi ukavuga ati umva n'ak'igihumbi ndakemeye, kuko urarambiwe nyine, you are fed up. Ukuntu iyi ndwara yakubabaje bya vrai, imiti yose urayinywa, indwara iyo yakubabaje bya nyabyo, malari, umuriro, bakakubwira uyu ni wo muto, urawunywa ukomeze kose. So ubwo buzima nyine bwo gucumbagira ni ubuzima burakuvuna, urambara iyo jipo, urakora iki mu kazi, abandi bari kwiba nyine bakanyereza imitungo bagatera nyine, ntago winjoyinga isi n'iby'ijuru ntubyinjoyinge. Rero nakugira inama upfukame hasi uririre Imana. Imana irumva vrema, ireba amarira y'abana bayo, nicyo kiniha agaciro. Izaguha umwuka wera. Mwuka wera naza aragusofninga, arakoroshya muri wowe, ibintu bisigara byikora, usigara utazi ukuntu bigenze. Ya myenda ukayitanga, ibiki kuvugana wapi, ujya no kuvuga ikintu kibi wapi, bikanga, mwuka ukanga gusohoka, ukabona hantu wowe ufite ijambo debates uri kubura wapi, kumva waroroshye, ukumva nta nubwo aho hantu ibyo bigano ugiye no kwentervenamo, ukumva wawe wicishije amazi. No, I'm too perfect kujya hariya, haranduye, wumva ubuzima burahinduka pe, biroroha, birikora. Inama nyine njye nagira umuntu ukirimo biguru ntege ni ugupfukama hasi akavuga Mana, noneho ni question de vie de mort, umwuka wera pe, ubuzima ndi nk'umupfu, ndi nk'inyamaswa, gusa ubuzima mbayeho uhita ubona, kuko wirebera kuri miruwari y'ijambo, ushyira ijambo hano ukarireba nawe ukireba, ukavuga Mana, ibi bintu je peux plus, mbabarira umwuka wawe ambashishe kubaho ubuzima, n'ubuzima buri delicious, buri enjoyable. Umuntu ro uri hanze we, hari ubwo ngiye sinzi nyine, ndavuga abantu babiri, hari umuntu uri hanze ariko ufite inyota, hari n'udafite inyota. Udafite inyota we nabishyira mu biganza by'Imana, kuko hari na predestination n'iki. Hari undi rero uri hanze wiyumvamo akantu, iyo kaba ari gatoya ariko yiyumvamo akantu, ariko akabona biriya bintu birakomeye. Ikintu kimwe namubwira, ukuri nyine navuga nanjye niboneye, namubwira nimba ari ubuzima bwiza buhari, kuko naguha urugero. Mu isi ikintu gihari, ibihembo Satana ahemba abantu, urasamba nareba uburwayi burimo, ikintu usarura mu by'isi ni ibirwara, ni ukugufunga, uriba baragufunga, urarakara, urarwara umutwe, urarwara amatumeur kubera umujinya. Nta kintu cyiza na kimwe cy'igihembo gihari uretse urupfu. Nupfa birangire,
ariko muri Yesu nta kintu cyiza nko kuba uri urubyiruko, uri umukobwa, igihe uzimariya urebe CV yawe ubone iri clean. Umukobwa ubu ngubu nyine baravuga ngo nta mukobwa ngo uri vierge ukibaho. Muri Yesu nibyo byonyine bihari. Ubaho ubuzima buri pure kandi mu isi yanduye. Nimba ari na achievement kubaho ubuzima bwera kandi turi mu isi yanduye. Ukareba mugabo muzashakana ukamubwira ati do ni wowe. Ni ikihe kintu kiri enjoyable nk'iki? Abana ukabwira ati njye narakuze, nta bahungu nagiyemo, ntago nibye, iyi migisha. Nimba ari ibintu byiza biro, ikintu Yesu we ahembana ni amahoro. Kuko isi nyine umuntu yaremanywe inyota, swafu itazigera ishira unless wakiriye Yesu. Yesu niwe wenyine uhaza iyo nyota. Ya nyota wiyumva mushaka amafaranga urayabonye, ushaka imodoka ushaka iyindi, buri modoka yasohotse ushaka indi, imyenda yose yasohotse urambara, ariko ntujya wumva uhaza imyenda. Nyine umuntu ahora ashaka kubera ya nyota. Ariko muri Yesu urya inyama, urya ibishyimbo, uranyuzwa, uri happy, uba ufite umunezero iyi si idatanga, uba ufite amahoro ino si yabuze. Kandi nta by'isi amafaranga uba uyafite uba utayafite, kuko amaso yawe aba areba ahandi hantu kuri. Iby'isi bisigara ari ibintu na accessoire, kuko Imana twe nta nubwo tuyirebera in terms y'amazu n'amafaranga. Utwo ni utuntu turi cheap. Kuko abantu bafite amazu, bafite ariko baricana still, babuza amahoro, bafite abapsikologe, bafite amadepression. Rekada uba ufite umupsikologe arakubwira pe, ariko ntibijya bishira. Ati sende divorcije, ati nkora iki, arakubwira ariko nawe divorce nk'inshuro 10. Niyo reba isi turimo muri Yesu. Wa muntu uri hanze, please, Imana uyisenge, n'ubuntu, ni grace, nta muntu bimerita, n'ubuntu Imana ikugirira. Ariko ikintu gihari nuko niho hantu heza ho kubaho, niho hantu heza uhembwa ibyiza. Niyo upfuye ntago birangira, ubona ubuzima bw'iteka. Amen, 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 amen. Wowe wadukurikiye kuri Schamgar TV, wabyumvishe nawe, ngwino kuri Yesu aragukeneye. Ngwino kuri, ntacyo agusaba, aragusaba gusa kuza. Waba hari icyo ufite, waba hari icyo udafite, Yesu aragushaka. Niwe wategereje. Uyu munsi arimo araguhamagara, ngwino mwizere, muhe ubuzima bwawe, muhe ibyakunaniye, muhe ibyakubabaje, muhe ibikuremereye, warabishaka. Kuko Yesaya aravuga ngo igihano cyaduciraga urupfu niwe wagifashe kugira ngo twebwe tubashe kubaho. Uyu munsi Yesu yaje gufata urupfu kugira ngo njye nawe tubashe kubona ubuzima buhoraho. Uyu munsi ni wowe Yesu arimo arahamagara. Wowe uri hanze, wowe utarizera ubutumwa, nk'ukuntu Robert yabivuze, Branham yaje kubwiriza Bibiliya. Nta kintu yavuze kiri hanze ya Bibiliya. Ngwino umuhe ubuzima bwawe Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo Branham yatubwirije aragushaka, ngwino umuhe ubuzima bwawe. Mwabyumvishe? Nimba abantu barabishoboye, namwe mwabishoboye. Nta kigoye kirimo. Sir Fabien yatubwiye ngo mumukunde uwo muntu. Wowe ukiri hanze umukunde. Sir Olive we yavuze ngo nta kintu cyiza Satani ahemba. Nimba ushaka nimba urimo kubyitegereza neza, reba ingaruka z'icyaha. Umuntu wasambanye reba uko ameze, umuntu wibye reba hara, umuntu wanywera urumogi reba uko bigenda. Ibyo ngibyo nibyo Satani, nicyo gihembo cya Satani. Ariko Yesu aduha amahoro. Niyo ntacyo waba ufite ukagira amahoro, Yesu aragushaka. Hano aratubwira ngo ese nyuma y'ubuzima hari ubuhe? Nyuma yo kwinjoyinga ngo ni nko kwiruka nyuma y'umuyaga. Ese umuyaga ushobora kuwufata uko wakwirukanka kose, uko waba uzi kwirukanka, ariko at the end of the day ntabwo umuyaga ushobora kuwufata. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. It was a good chat, good conversation, powerful one. Kandi nukuri tujye tugaruka tuvuge. Umusera nawe reka afite ibyo kutubwira. No si munsi si mu bitweretse, si mutubwire ibintu byiza. Nukuri Imana ibahe umugisha. Murakoze kuba mwadukurikiye. Imana ibahe umugisha. Nzi neza ko mutatakaje umwanya wanyu, ahubwo mwahawe umugisha. Let's say a word of prayer. Mana urakoze. Urakoze kubw'abana bawe.
urakoze kubw'aya magambo meza ubahumekeye kuvuga. Uri ku isi niwe wabwiye Petero ngo ibi bintu uvuze si nyama n'amaraso biguhishuriye, ariko ni data wo mu ijuru bikubwiye. Iyo numvaga abantu bashiki banjye barimo baravuga, navuze ngo mwami urakoze kuba waradukunze, urakoze kuba waratwitangiye, urakoze mwami kubwa Calvary, urakoze mwami kuba waraje ukishyura igiciro kugira ngo ngewe uyu munsi mbashe kugira ijambo, mbashe kugira icyo mbacyo. Uyu munsi nshobozwa byose nawe mwami, ngewe ntacyo ndicyo, ntacyo nakwishoboza, ariko kuko wowe wankunze ukanyitangira, ugatwara umuvumo wanjye, ugatwara umwaku wanjye, ugatwara mwami bya bindi byose byanshikamizaga hasi, uyu munsi nanjye ndahagaze ndembe. Kandi mwami uyu munsi umpaye amahirwe yo kugira ngo mbeho nshikamye. Ubwo bushobozi ndabufite kuko nta kintu warusabye tudafite muri twebwe mwami. Urakoze Yesu Kristo, izina ryawe ryabikuzo n'icyubahiro. Ubwo numvaga abashiki barimo baravuga ibyawe ukugira neza, numvishe nishimye, ndavuga ngo mwami hano muri kino kinyejana hari abantu bazaguhamya, hari abantu bazavuga yuko ushobora byose, hari abantu bazavuga yuko ukomeye mu izina rya Yesu. Muretse mwami uyu mushiki wacu wadukurikiye bikinaniye bikigoye, umufashe mu izina rya Yesu. Mwami umuhe umwuka wawe, mwami umushoboze, mwami umuzamure, mwami ashikame ahagarare neza, nawe abe mu bagabo bo kuhamya ineza ndetse n'imbaraga ugira mu izina rya Yesu. Muri bino bihe aho umugore yahawe uburenganzira, uyu munsi dufite hano abagore barimo baravuga yuko uburenganzira bwa mbere ari ugukurikira Yesu Kristo, ko uburenganzira bwa mbere ari ukuyoboka Yesu Kristo, ko uburenganzira bwa mbere ari ugukurikiza ibyo Yesu Kristo atubwiye. Batubwira yuko batabwambuwe, ahubwo ari Satani woshya abantu kugira ngo ibyo yita uburenganzira koko aba ari ibintu byo kubajyana ku rupfu. Urakoze mu izina rya Yesu. Tukweguriye aba viewers bacu, ubashe kubaho umugisha, ubusubize ibibazo byabo, kandi kirenze ibindi byose ubahe gushikama no kwakira agakiza mu izina rya Yesu. Mwami n'abano bana bawe twasangiye iri jambo twaganiriye, komeza ubaho umugisha, ubuze mu rukundo. So Fabiola tubwiye ngo tugomba kugukunda, to fall in love with you. Nitumara kugukunda urukundo rwacu rukuzura muri twebwe, buri munsi tuzifuza ko ese niki twagukorera kindi. Ese mwami urashaka ko dukora iki? Reka bibe kete yacu, aba ari byo bituraje inshinga gushaka icyo twagukorera kurusha ibindi byose. Nukuri urakoze kubabanye natwe kandi kuba tubaha ikiganiro cyiza, kose tusagiye twizeye mu izina rya Yesu, amen. So murakoze kuba mwakurikiye Schamgar TV. Cyari ikiganiro kidasanzwe, sinzi ko kuba Schamgar TV yabaho twakora ikiganiro cyiza nk'iki ngiki. Uyu munsi cyari ikiganiro cyiza cyane. Ndagusaba wowe wadukurikiye gukora subscribe, usharinge, kandi ibindi byiza byinshi bikuza. Ibi ngibi rwose ni bimwe mu bindi byiza byinshi birimo biraza. Imana ibahe umugisha. Murakoze kuba mwitabiriye ubutumire. Thanks Sister Anne for the idea. Nukuri Imana ibahe umugisha. Naho butaha. Ciao. Schamgar TV.